Muraho neza nshimishijwe no kubana namwe kuri iyi Literature TV. Ni TV yanyu, ni yacu, ni ya twese, idufasha cyane cyane mu kwihugura cyangwa se kugira ubumenyi kuri literature. Niyo mpamvu twayise Literature TV, birumvikana. Nta handi rero ushobora gushakira ubumenyi muri literature uretse hano honyine. This is the only way, the only and the best. All right, so niba mbeshyuze kanda like, kanda subscribe, hanyuma ude comment nyine, ari nabwo uribuze kutwereka niba ibyo nkubwira koko nkubeshya. Alright, so rero ubu ngubu nonaha mbazaniye ubusesenguzi bukomeye cyane bwimbitse ku gisigo cyitwa Build the Nation cyangwa se kubaka igihugu. Icyo ngicyo kikaba ari igisigo cy'umunya-Uganda, ndibuze kubabwira amazina ye muri ubu busesenguzi nyine nk'uko twari tumaze kubibabwira. Rero ni byiza cyane kugira ngo umenye koko atari bya bintu byo kusondeka cyangwa se byo kumenya aho utuntu tudashinga dufifitse. Ariko nawe ngusaba kugira ngo uduhe comment kugira ngo turusheho kugenda of course dusangira ubumenyi. Niba hari icyo uzi kuri iyi poem nawe rwose ntabwo uhejwe, reka dusangire ibitekerezo turusheho kugenda duhugurana, bizaba byiza kurushaho. Kanda rero kuri like niba usanzwe udukurikira, ariko niba waba usanzwe udukurikira nabwo kanda like. Noneho by'umwihariko kuri wowe mushyashya ukurikiye iyi Literature TV ukande kuri subscribe. Ibi ngibi nta kindi bikumarira, bigufasha donc kuba wahita ubona video yacu igihe icyo ari cyo cyose tuyuploadinze aho uri hose. Upfa kuba ufite network cyangwa se niba utayifite, iyo umaze kubona connection of course notification hitiza, hanyuma ukadukurikira nta kibazo na kimwe. Reka rero tubashimire abamaze kubikora, kandi twizeye ko n'abandi namwe rwose nta mutima mubi. Aha rero reka tudatinze tubagezeho ubusesenguzi bw'iki gisigo nk'uko twari tumaze kubibabwira nyine. Iyi ni Literature TV nk'ibisanzwe. Umwanditsi w'iki gisigo ni umunya-Uganda yitwa Christopher Henry Mwangabalo, nk'uko muri kubona izina rye ahangaha nyine kuri screen now. Murabona rero ahangaha ni kubaka igihugu. Kubaka igihugu ni ijambo ryiza cyane, ariko nanone risaba ubwenge n'ubuhanga ndetse n'umuhate ukomeye cyane. Mu cyongereza nicyo twise Building the Nation. Niba ari ubwa mbere udukurikiye cyangwa se utumva icyongereza neza, rega na hano ushobora guhita wigira icyongereza mu buryo bwihuse. Kubaka ni building, hanyuma igihugu dushobora kucyita country cyangwa se hano bakoresha terme ya nation. Yes, building the nation. Gose ntubimenye kubaka igihugu ni ibintu byoroshye cyane. Tubafitiye rero na package turi kubategurira yo kuzabigisha icyongereza, hanyuma noneho ibintu bikarushaho kugenda biba uburyohe hano kuri Literature TV. Now reka rero twanshene cyangwa se dukomeze n'icyatuzinduye, ariko ibyo nabyo ni ingenzi. Ariko mbere ya byose ndabashimiye cyane mwebwe mufunguye iyi video, rwose thumbs up. Reka rero turebe hano dufite icyo tugiye kuvuga, ni ibyo iki gisigo kivuga muri rusange. Ibi rero twari twamaze n'ubundi kwa uploadinga iki gisigo kuri channel yacu cyangwa se yanyu ya Literature TV, tugira icyo dusesenguraho icyo dusobanuraho, hanyuma noneho tugira ibibazo tubaza, turanabisubiza neza cyane. Niba wumva wifuza rwose kuzatsinda neza mu bizamini bya leta, cyangwa se niba uri umwarimu wifuza kubaza neza ibibazo ushingiye kuri kino donc biturutse kuri kino gisigo, ko kucyigisha byo ni nk'ihame. Ibyo byose twarabiteguye, birahari, wowe gusa ukurikirane neza. Iyi Literature TV nta kintu na kimwe wayiburana. Reka rero turebe ibyo iki gisigo kivuga muri rusange, nubwo twari twabivuze, ariko ngo amagambo n'ubundi aryoha asubiwemo. Niyo mpamvu nongeye kugura kino gisigo kugira ngo tukimenye mu buryo bwimbitse. Rero iki gisigo kivugaho nta bindi, uyu mwanditsi avuga ku mushoferi ndetse no ku mubosi we. Umubosi ni PS cyangwa se permanent secretary, ubwo no kuvuga ni umunyamabanga uhoraho. Permanent ni ikintu gihoraho, hanyuma secretary ni umunyamabanga. Ahangaha mba nshaka kugira ngo mfashe n'ababandi
batumva neza icyongereza kugira ngo barusheho nabo kukimenya ko ni byiza cyane. Ahangaha ni ukurasa ibuye rimwe ukica inyoni ebyiri, nubwo kwica inyoni ari icyaha cyangwa se atari byiza, ariko uwo ni umugani abanyarwanda baciye twarawusanze. Ariko nimugende ngo mwice inyoni, oya, ahubwo ni ukuvuga ko ureba hano iyi video ugahita uyungukiramo ibintu bibiri. Niba utazi ikinyarwanda uhita ucyumva ukanakimenya, niba utazi n'icyongereza nabyo rwose biragufasha cyane kugira byinshi ugenda usobanukirwa. Driver ni umushoferi, PS ni permanent secretary cyangwa se umunyamabanga uhoraho. Urumva rero izo nzego z'abo bantu zirasa naho zihabanye, umwe ni umuyobozi ukomeye cyane, undi nawe ni umushoferi. We haje kubamo rero ikibazo cy'uko uyu permanent secretary yabwiye uyu mushoferi we ngo amujyane kuri Hotel Vic cyangwa se Victoria Hotel. Ahangaha ngo yari agiye mu kazi gakomeye cyane ka leta, ariko nta kindi yari agiye gukora, yari agiye kwirira no kunywa. Shoferi rero birumvikana nta yandi mahitamo yagombaga kumutwara, kuko ariko cyaje gutangaza nuko uyu permanent secretary yahise yigira kwinezeza, ariko umushoferi we asigara hanze yayura akubitira isazi ku itama, niko bivugwa. Icyo gihe nyine birumvikana aba washonje wabuze uko wigira. Ibi rero ni umuco mubi, ntabwo ari ibintu abantu bagomba kwimika ngo babishyire imbere bumve ko bagomba gukandamiza abandi no kubarira ku nzira. Oya, uyu ni umuco mubi rwose. Banyarwanda, banyarwandakazi, ibi ngibi ntibikaturange. Niba uzi ko wifite rwose ugerageza usangire n'abatishoboye. Uwaje kugushakaho akazi, niba uri bosi we, nyabuna jya uzirikana agaciro ke, umenye ko nawe akeneye kuryoherwa n'ubuzima, harimo kurya no kunywa. Birumvikana kuko hatabayeho kurya ntihabeho kunywa, ubuzima ntekereza ko nta cyanga bwaba bufite. Rero nabo barabikeneye. Aha rero ikintu uyu mwanditsi yashaka kugaragaza ntabwo ari icyo gusa, ahubwo burya abasizi ni abahanga. Ahubwo yashaka kugaragaza uburyo abayobozi ba nyuma y'ubukoloni, ubwo no kuvuga post independence, b'Abanyafurika, igihe Afurika yari imaze kubona ubwigenge, bamwe bayoboye nabi ibihugu byabo, bituma basa naho bagambaniye inzozi za bene wabo b'Abanyafurika. Aha rero bikagaragaza yuko icyabiteye nuko batangiye kwigana imigirire cyangwa imigenzereze cyangwa imiyoborere y'abariya bakoloni ubwo bari bamaze kubirukana basubiye iwabo. Rero ni ibintu bibabaje cyane kuko bahemukiye mu by'ukuri Abanyafurika bagenzi babo, kandi ntabwo byari ibintu byiza, nta nubwo na n'ubu ari ibintu byiza. Niba hari umuyobozi ukibikora ibyo ngibyo rwose amenye ko ari gusobanya, mu yandi magambo. Rero uriya muyobozi yagombaga kugaragaza ubumuntu, ntamere nk'umukoloni, nk'umuntu uri gukoloniza uriya mushoferi we, nkaho atamwitayeho. Rero iki gisigo kiranenga abayobozi bafite imyitwarire imeze gutyo, ababosi bateye gutyo. Ibyo bintu rwose nimuzibukire, ntabwo ari iby'i Rwanda ndetse n'ahandi mu bihugu hirya no hino ku isi. Ntabwo ari ibintu bikwiriye ikiremwa muntu. Uyu munsi ushobora kuba uri umuntu ukomeye, ejo ukamanuka mu nzego ukajya ku rwego ruciriritse nk'abandi bose, wa wundi wari uciriritse nawe akazamuka. Ni ukuvuga ngo rero Imana izamura abandi ni nayo imanura n'abandi nabo. Imana izamura bamwe mu nzego cyangwa mu ntera, ni nayo yongera ikagira gute, ikabamanura mu ntera. Rero reka tujye tugerageza kuba abantu, ntitube nk'uyu mushoferi, ntitube nk'uyu mubosi w'uyu mushoferi permanent secretary. Rero iki turajishinga cyane ubu ni ukumenya insanganyamatsiko cyangwa se thematic analysis. Izo nsanganyamatsiko tugomba kuzisesengura cyangwa se tukazicukumbura mu buryo bwimbitse kugira ngo turusheho kugenda dusobanukirwa. Nongera mbibutsa ko iyi poeme yitwa Building the Nation cyangwa se kubaka igihugu, ni iya Christopher Henry Mwangabalo. Uyu nguyu akaba ari umunya-Uganda. Ese izo nsanganyamatsiko zaba ari izihe? Stay in touch ko nabyo twabikuviriye imuzi
kugira ngo urusheho kugira ubumenyi bwisumbuye kuri iki gisigo turi kugenda tuganiraho. Reka mbibutse ko njye ndi umusesenguzi. Literature TV niho hantu ushobora gukurikirana amasomo ya literature honyine gusa online mu Kinyarwanda no mu Cyongereza, ukarushaho kubyumva neza ndetse ukabisobanukirwa. Benshi mukomeje kutwohereza ubutumwa mutwereka ko mu by'ukuri muri kumwe natwe, ni ibintu rero bidushimishije cyane. Stay in touch. Now theme ya mbere cyangwa central idea ya mbere yitwa disappointment, cyangwa se icyo twita disillusionment cyangwa se cheating. Ibi bintu byose bifite aho bihuriye, bisobanura ikintu kimwe. Disappointment ni uguhemukira umuntu ukamudesova, ibyo wamusezeranyije ugasanga ntubikoze. Aha ngaho umukora icyo twita disappointment, abaye disappointed. Cyangwa se disillusionment ni nko gucanga umuntu, icyo yari akwitezeho ugasanga si cyo abonye, hakaza cheating. Iyo umuntu rero utamukora icyo wari waramusezeranyije cyangwa icyo yari akwitezeho, burya umucitinze cyangwa se umwibye, unamubeshye. Muri iyi poeme rero niko bimeze. Hano hari disappointment ubwo abanyafurika baharaniraga ubwigenge, then after bakaza kugira gutya bagaharanira ubwigenge nyine bakabugeraho, ariko abo batoye baza kubahemukira. Ibi rero birahuzwa n'iyi poeme kuko uriya mushoferi na bosi we, urumva bakabaye baba abantu bunze ubumwe, ariko byaje kurangira abantu bitwa ababosi nabo bashaka kwigira nk'abariya abantu b'abakoloni, ku buryo bashaka gukoloniza abo bakoresha, bakabafata nk'aho nta gaciro bafite, kandi abo bantu baba ba bosi kubera ko hari ababakoreye akazi. Niyo mpamvu bitwa ba bosi. Buriya baramutse binjiyemo nabo bakabyikorera ku giti cyabo, kwitwa bosi ntabwo byaryoha cyane. Rero waba bosi cyangwa se waba undi muntu ukaze cyane, please cool down. Wibuke ko n'abaciye bugufi baguha serivisi, nk'umushoferi watwaraga uriya mu permanent secretary, rwose abaciye bugufi nabo bakeneye care. Mu yandi magambo, mureke kwigira nk'abakoloni bari gukoloniza bene wanyu, kandi nyamara ubukoloni twarabwirukanye. So now number 2, hari lies and hypocrisy. Hano harimo lies. To lie ni ukubeshya, lies ni ibinyoma, hypocrisy nabyo ni uburyarya. Lies and hypocrisy bigaragara cyane hariya hantu ubwo uriya permanent secretary yagiye muri hoteli agafata inkoko zikaranze, amafiriti agafata. Donc nawe urumva muri hoteli ibintu, iyo umuntu agiye kurya ibintu afata uko biba bimeze, cyane cyane iyo yifite inzoga, marikeri n'ibindi. Hanyuma yarazi neza ko umushoferi wari hanze, ariko noneho amaze kuva hariya muri hoteli, ubwo bari mu modoka, uyu permanent secretary yatangiye kugenda yayura, kubera ko ngo yumvaga udutotsi tugiye kumufata. Noneho ahita afata umwanzuro wo kwibaraguzwa, niko nabivuga, atangira kwibarishwa kuri uriya mushoferi. Ate se waba hari icyo kurya wafashe cya saa sita? Kandi mu by'ukuri yarabizi neza. Ibyo babyita hypocrisy, ni uburyarya no gushaka kwigira mwiza. Donc ushaka kugaragaza ko umuntu wifatanyije nawe mu kababaro, kandi nyamara reka da, ari amagambo gusa, ari umunwa gusa. Lies, ibinyoma aho bigaragarira nuko uyu PS nawe yageze aho yumvise ko uyu mushoferi amuhakaniye ko nta kintu yigeze afata, nawe aravuga ati mwana yinshi, nanjye rwose nta kintu nigeze mfata, ndumva nanjye nzarimereye nabi. Kandi nyamara mu nda ye hari haryamyemo inkoko n'amafiriti, amarikeri yanyoye yahaze. Ibi bintu rero ni ibintu bibi, ni umuco mubi. Ladies and gentlemen, lies and hypocrisy, this is a bad culture. Kandi ntekereza ko ikintu kibi nta muntu wifuza ko cyamugaragaraho. Nkuko twifuza kuba beza, tujye twirinda no gukora ibibi. Number 3, hari class marginalization. Iyo tuvuze class, ntabwo ari class yo mu ishuri, oya, ahubwo ni icyiciro cy'abantu runaka. Ni ukuvuga ngo mu mibereho y'abantu harimo abantu bo ku rwego rwo hejuru baba bari mu nzego z'ubuyobozi, hakabaho n'abandi bakire bavuga ari kijyana, niba ariko ndibuze kuvuga cyangwa se rikumvikana, hakabaho n'abandi bo hasi. Noneho hano hari abo twita aba bourgeois,
oya ni ababurujwazi rero ni bamwe mu bantu nyine b'abakire, ni abakire, ubwo baba bari hagati ya ba bantu ya lower class cyangwa se ba bantu baciriritse bo hasi ndetse na upper class cyangwa se bariya baba barimo imiryango nyobozi. Kuvuga ngo hari imiryango nyobozi, hari abo bakire baba bari aho, hari n'abandi ba lower class cyangwa se b'abakene. Ababurujwazi rero nabo ngabo nyine baba ari abakire. So ni ukuvuga ngo nyuma y'ubukoroni abenshi bagiye babona ubutegetsi, noneho bamara kubona ubutegetsi bagatangira kugenda bakandamiza abo hasi. Ibi rero ni umuco waje kugaragara muri iki gisigo cya Building the Nation, ubwo uriya mu PS cyangwa se permanent secretary yafataga uriya mushoferi we nkaho ari umuntu uciriritse batagomba no kwicarana muri hoteli ngo basangire ku meza amwe. Base nibareke gusangira ku meza amwe, ariko nibura nawe ashake uburyo ari bumwiteho, wenda mugurire nk'akantu nawe yirire cyangwa se anywe yice iyo sari. Reka da, ahubwo yamufashe nk'aho adahari. Ariko mu by'ukuri ibi bintu byo guheza abantu, margin ni marge, hahandi iyo ugiye kwandika uca umurongo kugira ngo utaza kwandika kuri urwo ruhande nyine ukarurezeriva rukajya aho ngaho, nibyo icyo nicyo twita marginalization, no gufata abantu ukabashyira ukabaheza, itsinda ry'abantu ukabaheza. Uyu mu permanent secretary nawe nibyo yakoze. Ariko mu by'ukuri ibi ngibi ubundi byagiye bigaragara muri colonization, ubwo abazungu bafataga abirabura bakabaheza muri serivisi zigiye zitandukanye. Aha cyane cyane twafata wenda nko mu gitabo cyitwa Mine Boy muri South Africa, ubwo habaga icyo twita apartheid, yari ishingiye ku cyo twita racial discrimination. Noneho ugasanga bafashe abirabura bakavuga bati mwewe mugomba kugira amashuri yanyu, donc mugomba kugira ibintu byanyu mwenyine ku buryo mutagomba kuza kwivanga natwe. Icyo nicyo twita marginalization. Abakire rero nabo hari ukuntu babigenza uko, cyangwa se abayobozi. Uyu permanent secretary niwe yari afite uyu muco mubi wa marginalization, ubwo yafataga uriya mushoferi we akamuheza muri hoteli, we akagenda akitunganyiriza gahunda ze, byarangira akaza ati ngaho ntwara. Ariko se ko abantu bagira isoni nke, buriya ni gute koko ugenda ukicara, urabizi neza ko umuntu ari buze kuguha serivisi cyane cyane ya transport, yabwiriwe yiriwa gukorera, urabizi inzara iyo utariye nta mbaraga ugira, ntunatekereza, uragiye urariye uraje ngo umuntu nagutware. Buriya se akugiriye umujinya agahita imodoka yikubita ku giti ugapfa, ejo wazongera kuri giki? Wazongera kunywa icyo uretse guhita ushyingurwa byihuse. Rimwe na rimwe niyo waba umuyobozi cyangwa se waba umuntu w'umukire, ujye ugerageza ushyire mu nyurabwenge. Ufite umukozi mu rugo aragutekera, ngo ntabwo ngo niba watetse utuntu twiza, inyama nizo zikundwa n'abantu benshi, ngo ntiyakoraho, kandi nyamara niwe wazitetse. Ushobora gukomeza kumugenza uko nguko umufata ngo najye kurira mu gikoni, ajye kurira hanze, ukamuha isahani y'agasafuriya ke, kandi mu kanya niwe ari kugutekera. Ashobora kugira gutya akagenda akazana nka side. Simvuze ngo abanteze amatwi mugende mubikore, oya, ni ubugome. Ni ubugome kandi ntabwo ari bwiza. Ukugiriye nabi ntabwo umwishyura inabi, ahubwo umwishyura ineza. So ariko bibayeho, ntekereza ko aba boss nibo baba bizize, abo bantu bumva ko bari kuri high level nibo baba bizize, kuko baba bagerageza gukandamiza no kubabaza abantu. Kandi burya buri muntu wese arababara agashavura, kumva ari uburyo nawe yakabaye agira icyo akora kugira ngo nawe yivune uwamubabaje. Rero buriya umuntu uwo ari we wese yakugirira neza cyangwa akakugirira nabi, niyo mpamvu ubwubahane ari ngombwa mu buzima. Class marginalization please, ntabwo ari byo. N'umuco mubi buri muntu wese yakabaye awirinda. Hari icyo twita manipulation. Manipulation iragaragara hariya muri Building the Nation. Iyo tuze manipulation, uhite wumva ko akunda ufata umuntu ukamukoresha ibyo wishakiye, ukamukoresha ibyo wishakiye, ibyo umutegetse, igihe icyo ari cyo cyose. Iyo niyo bita manipulation. To manipulate, nk'uko ufata wenda nka remote control cyangwa se nka telecommande ya televiziyo, ukajya ukanda uyikoresha ibyo ushaka byose, uhindura uvana ujyana hari. Icyo nicyo twita manipulation. Manipulation rero urumva uriya
mu permanent secretary yafataga uriya mushoferi wakamukoresha ibyo yishakiye, ngaho ntwara kuri hoteli, dore ngiye mu kazi gakaze kandi byahagiye kwirira, so akagenda akarya, uyu nawe agasigara aho ngaho. Ni ukuvuga ngo manipulation ni ugufata umuntu nyine ukamukoresha ibiri ngombwa n'ibitari ngombwa. Hari icyo twita awareness cyangwa se icyo twita alertness. Muri awareness cyangwa se alertness ni nko gukangura umuntu kugira ngo yibuke ko hari ikibazo gihari ndetse agire n'icyo akora. Awareness rero uyu Christopher Henry Mwagabalo yashaka kugira ngo yongere akebure, akangure abayobozi ndetse n'abaturage bamenye ko hari ikibazo cy'uko hari abantu bari kugenda bangiza umutungo wa leta, cyangwa se ko hari abantu bari kugenda bakoresha nabi ububasha bafite. Bityo rero ntabwo ari ukubimenya gusa, ahubwo ni no gufata imyanzuro, take an action, bakagira icyo bakora kugira ngo ibi bintu bihagarare. Hakaza icyitwa misuse of public assets, ikoreshwa nabi ry'umutungo wa leta, amafaranga, imodoka n'ibindi byinshi cyane bya leta abakozi ba leta bakunda gukoresha nabi. Uyu mu permanent secretary urabona ko yafataga imodoka akayijyana muri business ze, mu bintu bye. Agiye kuri hoteli, mu ntwari mu modoka, agiye hehe nuko akagenda akarya amafaranga ya leta wenyine. Rero kugira ngo iterambere ribeho kandi rishoboke, nuko abakozi ba leta bagomba kubaha imitungo ya leta, amasaha yo gukora, amamodoka bahawe n'ibiki byose, ku buryo bagomba kumenya neza ko ibyo bintu ntabwo ari ibyabo bonyine, babivamo n'abandi bakabikenera kubikoresha. Niyo mpamvu bagomba kubifata neza. Akazi kitwa consequences of our lifestyle. Izi ni ingaruka z'imibereho yacu. Ushobora kwibaza gute rero, yaba umukene yaba umukire, bose izi ngaruka zibageraho bitewe n'uko bitwaye, ariko cyane cyane abakire. Urugero, uyu mu permanent secretary yaragiye afata inkoko arariye, afashe za rikeri aranyoye, afashe ibintu byose nuko za kafe. Noneho uko ari kugenda apakira mu gifu, birumvikana byageza ngo biba byinshi, bitangira kumutera imisonga. Nawe ibaze permanent secretary utangiye guterwa imisonga n'inkoko yapakiye, nk'umwana w'uruhinja utazi kwipimira ibyo agomba kurya. Wa mwana urya nk'ibijumba akabihaga, yamara kubihaga akabyimba, bamuheka agatangira kurira kubera icyo arimo arababarinda nyine. So ariko nk'umuntu mukuru, so mumbabarire wenda kuba nkoresheje iyo example, ariko nayo nshatse nayikoresha, kuko niba uri umuntu mukuru ukagenda ukicara ku mafunguro ugafungura, ntubashe kwipimira ngo wumve ko utagomba kurenza urugero, nawe ntawe ubutaniye n'uwo mwana w'uruhinja. Ni ibintu biri satirical, ni ibintu bisebeje urebye. So rero consequences zabaye izi. Yaratangiye igihe yari ari mu modoka basubiye mu rugo, aratangira kwayura. Ubwo nibwo yaje kubaza wa mushoferi ati se we ntacyo wafasha? Undi yatereka da, sibyo. Ariko byaje kugaragara yuko uriya permanent secretary igifu cyari kimumereye nabi, za nkoko ziri kugenda zimujombajomba, yumva ari kuribwa kuntu kubera inyama nyinshi yariye. Ati ndapfuye rega, ndumva mu gifu byanze. Hanyuma umushoferi nawe kubera inzara, nawe igifu kikamurya. Bose muri make bari kugenda baribwa mu nda. Umwe araribwa mu nda kubera ibiryo byinshi yapakiye, undi araribwa mu nda kubera inzara. Ariko mu by'ukuri nka shoferi we byari ukubera ko yari akennye. Ariko nka permanent secretary, aho kugira ngo ajye kubipakira gutyo, nibura yaza gufatamo bikeya agasagurira kuri shoferi, nawe akumva uko Yesu agira neza. Ariko kubera greed and selfishness,
ntabwo yigeze abikora, cyakora nawe ubwo nyine yatashye abyishyura tu, nta kundi, niyihangane ndamukomeje. N'abandi muteye gutyo mubyumvireho, ntabwo ari umuco mwiza kurya nkaho uzapfa ejo kandi nyamara ugifite ubuzima, ndetse hari n'abandi bakeneye, bashonje, bakeneye kugira nibura icyo batamira. Ujye umenya ko igihe uzajya urara wumva uri gutura amangati cyangwa se ubwangati, uba wakoze icyaha. Ibyo wongeyeho kugira ngo uture ubwangati bakaba wahamagaye wamushonje ukabimuha. So rero abantu mu nzego zabo zose, uhereye ku woroheje kugera ku ukomeye, iyi message ni ingenzi cyane, ni ingenzi cyane. Ubutumwa rero cyangwa se isomo twakwigamo hano ni uko tugomba guhana agaciro, waba wowe ukomeye, waba nawe woroheje, mwese mugahana agaciro, mukunga ubumwe, mukamenya ko mwese muri abantu kandi mukeneranye. Ubwo hari izindi message nyinshi cyane. Abakozi ba leta bagomba kumenya gukoresha neza public property cyangwa se imitungo ya leta. Hanyuma ikindi, abakire nabo bakamenya ko abakene nabo bakeneye kubaho bakaryoherwa n'ubuzima. Abakoresha nyabuna mwite ku bakozi banyu, kuko burya agahimbaza umusyi kaba mu ngasire, kandi nanone a hungry man is an angry man. Umuntu ushonje burya niyo yagukorera akora arakaye, kandi nta nyungu ziva mu bikorwa byakozwe n'umujinya, ibyinshi birangirika. Reka rero tugerageze gusangira byinshi cyangwa se bike dufite, kandi duhana agaciro, dukundana. Ndabashimiye cyane rero ku bantu mwakurikiye iyi Literature TV, mwakurikiye iyi video, kandi mbashikariza kongera kuyisharinga cyangwa se kuyisangiza abandi, ko murumva yuko ni literature ariko irareba abantu bose mu nzego zose. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni abanyeshuri gusa cyangwa abarimu gusa. Mufite amahirwe yuko iyi Literature TV ibasobanura mu Kinyarwanda kugira ngo murusheho kugenda musobanukirwa. Rero turusheho kuba abantu bafite ubumuntu. Murakoze cyane. Thank you so much. Stay in touch.